ariyo mpamvu nirirwa nyine nsesagura amafaranga mwoherereza. Umva nkubwire baby nudashyiraho yo gukata ntuzongere kurota unamamagara. Baby ku buryo twapfa amafaranga 200 yo gukata ku 500. Ukakomye ukakoroye wohereza. We ntabwo utekereza. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Yes baby. Umeze bite? Baby ntabwo meze neza. Byagenze gute se ikibazo ni ikihe man? Bimeze sawa ariko hari akabazo mfite. Sha baby nshaka kumpa 5,000. 5,000? Shama ariko mfite 2. Uvuze ngo? Baby nyine nyumvamo ndakubwira mfite amafaranga 2,000 man. Ubwo nyine niba utayama mbwire nishakira abandi bayamugwama. Oya. Ni 5,000? Mu minota ingahe? Okay man, ni iminota mikenya. Okay, nyuma y'iminota 3 ndaguhamagara nyine numve ko wayabonye. Please bas baby byikubabaza man ndaje ndayashaka si 5,000. Sawa. Bizu. Abagore bandi bagayicira nk'umutwe kabisa reka mfe guhamagara. Tona warushyeho kabyara. Allo Watona. Meste mon bébé. Nese baby mfite ibibazo man. Ameze gate se kandi? Nshaka kuguriza utuntu 5 twonyine. 5,000 gusa. Niyo nshaka yonyine. 5 basura gukoze. Waye iki gitumye bishaka vuba ra. Oya ibyo ngiye kuyamaza bagiye kunshoramo imari man. Okay, nta kibazo nyine mu minota itarenze 2 uraba ubibonye kuri telefone. Sawa. Okay. Gatesi. Kujya bamamagara bambaza amafaranga nanjye nyabaza abandi koko. Bino munsigare yo gatonye kohereza amafaranga shira. Ndaje. Sawa. Shaka ni yaramana nyagasani. Aya. Ubu ababyeyi bazi ko nkiri umuntu. Aho napfuye kera. Hello babe. Yes babe. Oui. Bya bindi wabikoze se man? None se message ntago wayibonye? Okay, wayohereje. Reba neza nayohereje nyine tunana. Subiye no ku kazi. Ntago nari narebye ka message reka nze ndebe to. Reba yagezeho pe. Kandi urakoze cyane. Ega no ni wowe wanjye. Sawa nta kibazo ngabareba ariko nayohereje nayo. Sha baby nyine reka nze nyashore mu byunguka, si byose? Kanze nyashore mu byunguka ne nayabuze ari kurwanya. Sawa? Koze cyane kanze mpamagara ryashyano. None uri byumvisha ryananyica. Cyandangiza no kuri kw'Imana. Mubigiye nabwire baby ngashyiraho amafaranga nta kibazo afite. Ndabona kanamumagaye. Karabe baby. Allo baby Daniela. Mbese ko nategereje ko yashyiraho nkaheba. Sikuri kuvuga nabishuru. Ako ntukambaze ngo byaciyemo ngo nayohereje we banza umenye ngo umugabo wawe ameze neza. Reka sha wirwana no kumbaza niba amafaranga nayohereje kare. Ngo yasizeho. Wasize hangahe se? 5,000 byuzuye. 5 gusa. Oya se wivuga nawe ngo 5,000 n'amafaranga make. Umva nkubwire baby nudashyiraho yo gukata ntuzongere kurota unamamagara. Baby ku buryo twapfa amafaranga 200 yo gukata ku 5,000. Okay baby niba wanze kuyashyiraho ubwo yose yareke ntuzongere no gutekereza kumamagara nimero yanjye y'isibe none aha ngaho. Okay.
ariko se tuna uriya muhungu turawohereza amafaranga uzayabona he ya buri munsi ukakomye ukakoroye wohereza we ntabwo utekereza none se gati nakumva ubwo ubugira ngo mbigenze nte koko ko nanjye rwo byose ari urukundo rubinkoresha uriya musore naramupfiriye niyo mpamvu ubona amafaranga buriya nakora buri kimwe kugira ngo ntamubabaza ariyo mpamvu nirirwa nyine nsesagura amafaranga mwoherereza ariko se ushobora kumva yuko urukundo ari urwo kwirirwa utanga amafaranga cyangwa urukundo ni urwo mu mutima ushobora kumva ngo aragukunda kandi yikundira abandi bakobwa urukundo si amafaranga wumvishe kandi koko buriya wasanga ari byo koko atanabona kuko bajya bavuga ngo ukunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi ariko ndamukunda pe mu gihe nkifite ubushobozi nzayamumenaho okay kabisa courage ariko nakugiraga inama Tony gate ndabyumva warungiriye inama ariko nawe urukundo nuri kugeraho uzabyumvura i Rwanda ibi byose mbikoreshwa n'imbaraga z'urukundo nudaca ubwenge ibyo birakureba